Nk'uko bisanzwe iyi ni MDTV, kora subscribe maze twibanire mu biganiro byose bigenda bitambuka uko bwije n'uko bukeye. Ibi biteye agahinda ubwo abana barize bashavujwe n'urukundo bakundaga mu muhanzi Yvan Buravan. Ni ukuri bashavuye kandi byabababaje, ikiniga cyabishe, ariko abantu bakuru tutabyihanganiye. Uyu muhanzi yari afite urukundo yakundwaga nk'uko abiduseze avuga ati It's a new vibe. ishyingurwa ry'uyu muvandimwe wacu umuhanzi Burabyo Yvan Buravan, turifashisha ibikorwa byiza yagiye akora iby'urukundo n'iby'abana, kandi hari byinshi yagiye yivugira bigaragaza ko nawe ubwe yari yizeye ko agomba kuzajya mu ijuru. Ni ukuri tumusezere twese kandi aruhukire mu mahoro, nta na kimwe dushobora kumushinja, kandi Imana nayo imwakire mu bayo. Kandi nk'uko ikiganiro kibivuga, uramutse usigaje umunsi umwe mu buzima bwawe bwose wakora iki? Yvan Buravan wacu Burabyo wakora iki? Nanezerwa, nakwishima, mbese na making sure ko nezerewe pe. Jewe swati natumiza inshuti y'abavandimwe tukagira ibyo bihe, tugatarama, tukaririmba, tukabyina, tugakora iki, kuko one thing is for sure, nabangiye mu ijuru. Ko namwe mubyiyumviye nk'iri shyingurwa ry'umuhanzi wacu Yvan Buravan, turaza kwifashisha ibitaramo yagiye akora, indirimbo yagiye akora, urukundo yagiye asakaza mu bamukundaga hirya no hino ku isi, ku mpande zose z'isi. Ndetse mukomeze gukurikirana MDTV, mukore subscribe and share na comment, munatwandikire kuri nimero iri hasi kugira ngo dukomezanye guherekeza n'umuvandimwe wacu. Twese twamukundaga, abana barize, abagabo, abagore, abasore ndetse n'inkumi n'abandi bose, abo hanze ndetse n'abanyamahanga bamukundaga. Ni ukuri twese tumuherekeze mu mahoro, kandi twizera yuko azajya mu ijuru, kubera yuko iki kiganiro cyakozwe n'uwitwa Mugisha Damien,